G ngarutsemo nonje kukubwira ukuri. Abana bo ku muhanda turiho ubuzima butoroshye, turiho ubuzima budukomeye. Rimwe na rimwe umuntu akubona mu kibazo urimo agashaka kugufatira muri icyo kibazo, akirengagiza yuko icyo kibazo urimo ejo wakivamo nawe akakijyamo. Rimwe na rimwe hari igihe kimwe umuntu yigeze kwikora afatira mu kibazo narindimo, afekita aricara. Tekereza neza, uwo muntu uri gushaka guhedinga ubuzima bwawe, ashaka gusapotira, ashaka kukwereka yuko ibintu abishoboye. Tekereza ataraza mu buzima bwawe, mbese ntabwo ari bishoboye. Ese kuki ufata umwanya wo gutinda ku muntu? Banza utinde ku byo ukora. Abana mu buzima tugenda dukora mu buzima bugiye butandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubonera mu kibazo urimo agashaka kukigufatiramo, akibwira ko icyo kibazo urimo icyo kibazo kitakemuka. Hari igihe umuntu akubonera mu kibazo, cya kibazo cyawe agashaka kukigufatiramo, akifuza ko wamukemurira ikibazo kugira ngo ntabwo ukemurire ikindi. Si byiza gusapotinga ubuzima bwawe, kandi si byiza yuko umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe akagutwara uko ashaka. Buya tekereza kabiri, nuragize uvuge ngo mbese uyu muntu ataraza mu buzima bwanjye aho byari bimeze biti. Numara kubona yuko nta kintu amaze, uzamureka agende, kuko yari uwo kuguhombya. Rimwe na rimwe uzatura umuntu ikibazo, numara kukimutura ikibazo cyakire, n'ubu yakakigejeje aho akwiriye kukigeza. Cya kibazo cyawe kinanatarariza gisubize hasi, narangiza gerageze kukwaka. Yageze kukwaka bitugukwaha. Ese iyo bitugukwaha urimo uraka umuntu, wibwira yuko iyo ntebe wicayemo ejo utayagurukamo uri kuyaga akayicaramo. Isi karanga nta mavuta igushyizeho, isi kwicarira kakugerekaho urutare. Tekereza urwo rutare urimo uragerekaho umuntu ko utabona uri kugerekaho. Tekereza kabiri, urebe ko uwo mwanya urimo urafata usupendinga umuntu, umuhamagara. Ese watekereje ko uri kumuhamagara ejo nawe wazamuhamagara kugira ngo gukemurire iki kibazo? Umwanya wose waba urimo n'igihe cyose waba urimo, si byiza ko witwara uko ushaka. Muhango umwe yaravuze ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina, ariko njye siko byagenze. Nanze kuvuga inda ya mama nyisohokamo. Nicyo gituma nicaye hano, kugira ngo mbwire umuntu wese wifuza kuba yansubiza hasi cyangwa n'abanagejeje ikibazo wese akifuza ko ikibazo cyanjye yagikemura binyuze mu yo muhaye. Amafaranga yanjye narayavunikiye, mu kuyavunikira amajoro naraye. Ntabwo byaba ngombwa ko wafatirana bitewe n'ikibazo ndimo. Tekereza neza ko icyo kibazo umuntu arimo no kukikemura yakikemurira, kuko ntukaba agira ngo gice mu butabera, gice mu nzira zemewe. Rimwe na rimwe umuntu azaza akwereke ko muri kumwe mutari kumwe. Njya nibuka rimwe na rimwe hari igihe umukobwa akicara yiringiye umuntu, uwo muntu yiringiye ko ari we uzamufasha, kandi uwo muntu yiringiye ari ikintu amufasha, ahubwo aza mu buzima aje ari ukumwangiza, aje no kumufatira igihe ku buntu. Tekereza icyo gihe urimo urafata kuri uwo muntu, ko icyo gihe wagifata urimo urakora ibindi. Wisipendinga umuntu bitewe n'uko uri kumubona. Wayi kuki ushobora kumfataho igihe ukanezezwa no kuba wanyamamaza, utazi yuko icyo gihe urimo urafataho ejo nawe bakigufataho, ukibwira yuko uwo mwanya wicayemo wayi ejo nanjye nawicaramo.
kandi icyo gihe uri kumfataho nanjye nakigufataho. Tekereza kabiri wige ku muntu, kuko numara kumenya umuntu ntabwo uzongera gufata igihe. Iyi si yaratubabaje, iyi si yatumye tuba babi, iyi si itumye dusutendinga, bituma tugira depresiyo, tubaho dufite agahinda gakabije bitewe n'abantu tugenda duhura nabo mu buzima. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza ukibwira ko yaje akaza azi yuko hari icyo aje kumara mu buzima bwawe, ahubwo aje kukubabaza. Kuki utatekereza ko ukuri kumubaza nawe utabona ukubabaza? Yari Gilbert TV. Sipondinga ibyo bintu. Numara kumenya ko nge Gilbert TV ndimo ndaguha ubuzima, ndimo ndaguha igihe. Witinda ku gihe kandi witinda ku bantu bagusize. Abo bagiye bareke bagende, ejo hazaza abandi bazima. Si ngombwa ko umuntu uwo ari we wese agufataho igihe. Igihe gifateho n'Imana. Were gutekereza ko umuntu uzari ikintu yagutwara, oya! Arishuka cyane. Umuntu uzava akagera hose n'ibyo nta bindi, n'ubusa gukora, kuko imbere y'Imana hari icyo Imana iba yaranditse ku buzima bwawe. Nubwo abantu benshi cyane tutajya dufata umwanya wo kukivuga, ariko hari ikintu Imana iba yaranditse ku buzima bw'umuntu. Kuki ushobora gufata umwanya wawe, ugafata igihe cyawe, ugatinda ku muntu umwe wagatinze ku byawe? Why? What problem? Ufite ikihe kibazo cyo gufata umwanya ugatekereza kuri mugenzi wawe n'uwo wakitekererejeho? Hari benshi cyane batejeje abandi agahinda gakabije, bagafata umwanya bakavuga bagenzi babo batazi kuko bari kubavuga n'ejo babavuga. Tekereza kabiri, ushyire mu nyurabwenge. Ako gahinda urimo uramutera, ejo utekereza ko nawe bakagenda bakagutera. Wifata igihe ku muntu, oya! Banza wumve yuko icyo gihe urimo uramufataho, ejo nawe bakigufataho. Umuntu ni inyama n'amaraso, ejo wayava nanjye nkayava. Kuki wirirwa usupendinga? Wapi? What problem? Wisupendinga igihe cy'umuntu, oya! Ahubwo fata umwanya wige ku byawe. Numara kwiga ku byawe, ntabwo uzongera gutinda ku muntu, ntabwo uzongera gufata umwanya wawe. Abakobwa baratubabaje, barageje kutubabaza, n'isi iratubabaza. Kuki watekereza yuko ukuri kumbabaza ejo utabona uwakubabaza? Iyi si ikandagira itanzitse, kandi isi gukaranga nta mavuta. Uw'isi itarakaranga nuko iba ikiri kumushakira ibirungo. Wisupendinga ubuzima bw'umuntu ushaka kumutwara uko ushaka. Yari Gilbert TV. Ushaka gukurikirana ibiganiro byanjye, wakanda subscribe, like, share ndetse n'ibindi.